ijwi ry'agahinda. Ni kenshi ubona abantu bicaye bibaza, batekereza ku bibazo byinshi babibugarije ariko badafite ibisubizo. Bamwe na bamwe ndetse bikajya kure bakibaza nimba ari bo bantu bonyine batuye ku isi ibibazo bigomba kugeraho. Abandi bakiyita abanyamwaku. Nkaho ibyo bidahagije, abandi bo bijya kure bakabyita umwaku cyangwa se akaba ko bavukanye amahirwe make. Oya, ariko ntabwo ari uko byakagenze cyangwa se ntabwo ari uko biba bimeze. Ahubwo buriya ngo buri muntu wese aba afite igeno. Hari igihe wibwira yuko uriya muntu uri kubona useka ari umuntu wishimye kurusha abandi ku isi. Gusa hari igihe usanga ari umuntu ufite ibibazo kurusha abandi ku isi, ariko akarengaho agaseka ndetse agaseka cyane kuko yasobanukiwe yuko buri kibazo cyose kije mu buzima atari kukibonera igisubizo. Yego nibyo, ukuri ni kubabaza. Ikibabaza ni ukumenya ko wamaze igihe kirekire wizera ibinyoma. Ibaze nawe gukundana n'umuntu imyaka irenga 5 akubwira yuko agukunda, rimwe na rimwe akajya akubwira yuko ari we muntu wa nyuma afite mu isi, akakubwira yuko aramutse akubuze yanapfa, ariko nyuma yaho ukaza gusanga yarakubeshyaga ndetse yarakubeshyaga cyane. Umutuzo wose uko nta bibazo ufite, ahubwo ni ukubaho ndetse ukabana nabyo. Rimwe na rimwe ukiga kuba mukuru kubirusha. Buri muntu wese agira inkuru atajya avuga, ariko buri murya ku mutima. Nanjye mubwiye yanjye wakumirwa, aho mbona siho narindi, yewe nta nubwo ariho nzaguma, rekeraho kuncira urubanza. Numbona ndi kurira amarira agatemba ku matama, uzagira ngo ni intege nke z'umubiri, ahubwo ni umutuzo mu mutima. Iyo ubuzima bukubabaza, rimwe na rimwe bugerageza kukwigisha. Ujya ubona nk'uco nkagusuhuza, wahamagara kuri telefone nkakwitaba, wanyandikira nkagusubiza, ukagira ngo burya nibagiye bwa buhemu wankoreye. Oya, ahubwo ni ukugira ngo dukomeze ubuzima. Hari ibikomere bidakira muri ubu buzima, ariko bigusigira imbaraga zo kubaho. Amasezerano menshi mwaduhaye mutasohoje, ibyo mwatwijeje mutakoze. Imiryango imwe n'imwe iratwihakana, abandi tubaho nk'imfubyi dufite ababyeyi. Ibyo byose ntabwo byaduciye imbaraga, ahubwo byabaye ipfundo n'urugendo ryo gukomeza kubaho muri ubu buzima. Mubona ncecetse kenshi mukagira ngo ndatuje cyangwa se ndababaye, mba ndi gutekereza cyane. Sinicuza kuba naramenyanye nawe, sinicuza umwanya wose naguhaye, ntabwo nicuza amajoro yose twariye kuri telefone tuvugana. Kuba waragiye ukava mu buzima bwanjye, ibyo byo rwose sinabifata nk'igihombo, ahubwo byamaye isomo ry'ubuzima. Byanyigishije ko buri kintu cyose kigira garanti, kandi buri shami ry'igiti rigira amababi y'igiti nanjye rigira agahunguka. Uhora umbwira ngo narahindutse, gusa nibyo nanjye ndabibona. Gusa ikibazo si impinduka, ahubwo naho ubuzima butwerekeza. Nta muntu ukura adahinduka, uwanga impinduka yanga gukura. Kugira ngo ubone ikintu gishya ugomba kurekura icya kera. Icyo ni igisobanuro cy'impinduka. Ntabwo nakwanze, ahubwo n'ubuzima bwanyerekeje ahandi, mfata indi ntego nshyashya. Gusa sinahindutse nk'uko ubitekereza, ahubwo namenye ko ubuzima butandukanye, kandi buri mpinduka igira impamvu yayo. Hari igihe ibyo utinya ariyo nzira Imana iba yaracishijemo kugira ngo ugere ku yindi ntego yawe nshyashya, ariko wowe ukabitinya. Nayaraye ngushima, warakoze cyane kumvira mu buzima. Ubwo namenye yuko wari umutwaro mu buzima bwanjye, wibwiraga yuko uri zahabu mu buzima bwanjye, ariko Imana yamaze kumpereza diyama. Ubu ngubu ya madeni wansigiye narayishyuye, ndetse n'aka kamodoka gashaje twari dufite ubu narakagurishije, naguze umuturika mushyashya. Oya, kakabanza ko sinakubwira, ubu nubatsemo aparite mashyashya, ndetse imereza amafaranga buri kwezi. Mbese wari nka virusi mu buzima bwanjye. Imana irakoze kuko umunza, kandi ngo wari uzi ko burya naguhombye. Oya, ntacyo nahombye usibye ko ari amahirwe nagize. Warakoze kugenda. Namenye ko ubuzima butarangirira ahantu hamwe, namenye ko ubuzima butarangirira ku muntu umwe, namenye ko ubuzima bwose bugira itangiriro bukagira n'iherezo, namenye ko buri mugezi wese ugira isoko, nako namenye ko buri shyamba rigira umwami, n'inyenyeri ubwazo ntago zingana. Bityo rero ntugafata ubuzima nk'aho ari ikintu, ahubwo ujye ubufata nk'Imana Imana iguhaye. Niba ukunda ibyo nkora, ukaba ukunda amagambo mugezaho, icyo ngusaba ni kimwe: kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba nanjye umunsi ku munsi. Ukore share, ukore na comment.